inspiration cyangwa se amasoko y'indirimbo zacu akomoka kuri mwuka. Mwuka akaguhishurira mu buryo butandukanye, aciye mu bintu bitandukanye, ariko nyirizina niho inspiration yakagombye guturuka, yakagombye kubituruka. Yego, mu bintu nabonye, I'm sorry kubivuga gutya, ariko baririmbye turirimba ibintu bitahinduye ubuzima bwacu, tugashaka ko bihindura ubuzima bw'abandi. Ariko iyo ndi kuririmba ibintu biri real, byahinduye ubuzima bwanjye, nta kabuza bibasha guhindura n'ubuzima bw'abandi. Doko turirimba turi ibintu tutumva, ya kuko waririmbye just Yesu ntibihagije, hari icyo yakoze mu buzima bwawe, koko yahinduye ubuzima bwawe. Nkunda kubibwira abaririmbyi cyane rwose kuri mikrofone, ndababwira nti niba wumva uri kubwira umuntu imbabazi za Yesu ariko nawe ubwawe utarazakira, witegereza rwose ibintu nibanza bigukoreho, hanyuma bigiye gukora ku bandi. Uyu munsi turaganira ku kirero, turagaruka ku baririmbyi ndetse n'indirimbo. Ari niyo mpamvu twatumiye uyu mutumirwa usanzwe umenyera ibya muzika, ubihoramo mu buzima bwa buri munsi, ni umwarimu, afite studio akoreramo. Ni byiza cyane rero ko tuzagaruka ku baririmbyi, indirimbo baririmba. Turavuga ku isoko bakomoramo ibyo baririmba. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Amen. Amen. Turabashimiye inshuti bakunzi ba Source of Joy studio ya Leopold, ni kwa Leopold. Iyo mpamvu tuvuga gutyo no ko bataramenyera izina, ariko niko studio yitwa. Source of Joy studio bisobanura isoko y'ibyishimo. Twabasezeranyije ko tuzatuva mu byiza twinjira no mu bindi. Uyu munsi rero nabwo twateguriye ikiganiro n'umutumirwa, muraza kumubona kuri mikoro zacu ndetse na kamera zacu. Mumaze kumenya rero, mbere ko dutangira dushyira imbere Imana, cyane ko na Bibiliya ivuga ko mbere na mbere Imana. Nagira ngo nsabe n'ubundi Leopold senga Imana kugira ngo mugire umugisha mu kiganiro, kandi natwe ubwacu tubagireho umugisha. Leopold, mwasenga Imana. Imana yacu, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane mwami, ushimwe ku bw'aya mahirwe wongeye kuduha, ushimwe ku bw'uyu mwanya wongeye kuduha. Turagushimiye cyane mwami, kuko ni koko amasoko yacu ava muri wowe, ni koko ibyishimo byacu nta handi isoko yabyo iri uretse muri wowe. Turagushimiye cyane rero kuko uduhaye umwanya wo kongera kuvuga ineza yawe, uduhaye kongera kuvuga imbabazi zawe. Urakoze cyane rero, bana natwe muri kiganiro, kandi umugisha umuntu wese ufashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro. Urakoze cyane, umuntu wese ahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane Leopold kutuyobora umwanya wo gusenga. Nk'uko rero mumaze kumenyera, ntabwo tujya tugenda tutaziranye. Ni byiza ko abantu bagendana ariko baziranye. Ndi kumwe na mutumirwa, ntangiye kumuvuga ariko ni umugabo wo kwivuga. Tubahaye ikaze maze munivuga. Ikaze cyane muri studio yo kwa Leopold Source of Joy studio. Murakoze cyane. Yego, mwakwibwira n'abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Josue Umwarimu. Ndi umukristo, ndakijijwe, nsengera muri itorero rya ADPR, paruwasi ya Nyarugenge, umudugudu wa Nyarugenge, abikunda kwita mu Gakinjiro. Yego, murakoze. Ukabujya unakora mu kazi kawe ka buri munsi, ukora iki? Mu kazi kanjye ka buri munsi nkora ibijyanye na muzika. Yego, ndigisha muzike, ndisha abaririmbyi, hanyuma nkakora n'ibya studio. Koze cyane, impamvu mbikwaje nuko turi bigarukeho cyane. Leopold bamaze kumenyera, ariko ni nabyiza ko umuntu urebye bwa mbere yakumenya. Mwakwibwira badukurikiye. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Niyonzima Leopold, nanjye ndi umukristo, nsengera muri ADPR muri paruwasi ya Gasave ku mudugudu wa Kumukenke. Mu buzima bwa buri munsi ndi umucuranzi, ndi producer. Imana ibahe umugisha. Ukaba uri na dirija muri Kuri nabyo hariho biza kuzakudufasha. Urakoze cyane rero, ni byiza ko tumenyana. Nkuko nanjye nababwiye, ndi Emmanuel Ntakirutimana. Uyu munsi turaganira ku kirero, turagaruka ku baririmbyi ndetse n'indirimbo. Ari niyo mpamvu twatumiye uyu mutumirwa usanzwe umenyera ibya muzika, ubihoramo mu buzima bwa buri munsi, ni umwarimu, afite studio akoreramo.
ni byiza cyane rero ko tuzagaruka ku baririmbyi indirimbo baririmba. Turavuga ku isoko bakomoramo ibyo baririmba. Ese ibihangano bahanga ibyo tujya tubona za ndirimbo tubona kuri za YouTube twumva ku maradiyo tuba twahizeho twayikuteri ku telefone yacu turi kumva, isoko yazo ikwiriye kubituruka he cyangwa ubusangwa ituruka he? Turanareba kandi ese ibyo biba byahimbwe ibyo baba banditse bikwiriye kuba biririmbwa mu buhe buryo. Turagenda tubigarukaho nibidukundira bitewe n'igihe, turaza no kureba ibindi bice bigiye bigize indirimbo, turebe uko twagenda tubiganiraho. Mbere y'uko rero twinjira mu kiganiro nyirizina, Leopold studio turimo yitwa Source of Joy Studio. Urumva ko ni isoko y'ibyishimo. Ubundi tubikomoraho muri Bibiliya, tugaruke ku iyo soko y'ibyishimo, ku ndirimbo tubigarukeho muri rusange. Tugaruke mu iryo jambo rituruka muri Bibiliya, noneho bidufashe kwinjira mu kiganiro cyacu. Mu ijambo rimwe, isoko yacu ikomoka mu Mana, ikomoka muri Yesu Kristo, ariko reka tubishimangize neza. Umurongo muri Bibiliya, muri Zaburi ya 87 ku murongo wa 7, reka Josue dusomere. Zaburi ya 87 ku murongo wa 7 haranditse ngo abaririmbyi n'ababyinnyi bazavuga bati amasoko yanjye yose ari muri wowe. Amen. Amen. Ngira ngo naho ngaho ijambo niho rishingiye, ndetse niko kuri nyine, nuko abaririmbyi, wenda mbivuze muri makeya, nuko amasoko y'abaririmbyi akomoka mu Mana, akomoka cyangwa se niho yagombye no gukomoka, wenda niho bagakwiriye kuba bavoma, bagakwiriye kuba bayakura. Yego, turagenda tubigarukaho, turaza no kureba koko niba koko ari byo, niba koko abantu koko ariho bavoma, abaririmbyi tubona izo ndirimbo twumva ariho bavoma koko. Tuze kureba ko ese koko niba atariho bavoma ntibakwiriye kuba bavoma aha ngaha. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Twinjire rero ku mutumirwa Josue, isoko y'indirimbo, ibi bihangano tubona tumaze kumva ko ikomoka ku Mana. Twinjire muri detaye, izi ndirimbo zikomoka he koko nyirizina, ayo masoko ese bose niko bavoma, bikwiriye kuba bimeze bite? Twinjire muri detaye. Murakoze cyane. Nibyo koko, abaririmbyi n'ababyinnyi bazavuga bati amasoko yacu yose ari muri wowe. Wavugwaga ni Imana, ni Kristo. Hari n'irindi jambo wenda nshaka kubishimangiza. Yego. Iri mu Befeso 5. Yego. Abefeso ibice 5 ku murongo waho wa 19. Haravuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Amen. Bibiliya, ijambo ry'Imana, yo muranyihanganira nyifite muri telefone. Nta kibazo. Ibice 5 ku murongo waho wa 19 haravuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo z'ibisingizo n'izahimbwe zikomoka kuri mwuka. Muririmbire Nyagasani kandi mu mucurangire mubikuye ku mutima. Amen. Amen. Okay. Nkuko mbanje kunezezwa no kuba muri iki kiganiro, ni umugisha kuri jyewe tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko, kubera ko ni ikintu kiri ku mutima wanjye cyane. Ikindi nejejwe n'ubutumire. Ari Leopold ni inshuti, ni umuvandimwe, nawe uri inshuti. Rero dushimiye Imana kubw'uyu mwanya. Ni koko amasoko y'abaririmbyi bahimbaza Imana ava muri Kristo, ava mu ijambo, nkuko ribivuze, ava muri wowe Kristo. Hanyuma n'uyu murongo uratubwiye ngo tubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano bikomoka kuri mwuka. Byazanywe n'umwuka. Byazanywe na mwuka. Ni ukuvuga hari n'ibihimbano
bidakomoka kuri mwuka. ubwo ni umwuka wera birumvikana. Of course kuko turi muri Bibiliya. muri Bibiliya. Hari ibidakomoka kuri mwuka, ariko nihuse biva ku ijambo ryitwa inspiration. Wenda inspiration mu Kinyarwanda byo sinzi ko ndi bupfe kubibona. Cyane nko guhumekerwa. Guhumekerwa. Riva muri indi jambo rivuga ngo inspirare. Bivuga ngo ni ikintu cyakomotse kuri mwuka. Ni ukuvuga wahumekewe na mwuka. Mwuka wera ashobora kuguhumekera biciye mu ijambo ry'Imana wumvise ryagusigayemo, akaguhumekeramo, akaguha ihishurirwa, akaguha inganzo, akaguha inspiration. Ashobora kuguhumekera binyuze ku byaremwe. Nshobora kubona Manuel, nkabona ubwiza bw'Imana, nkabona ishusho y'Imana, ukahita wumva indirimbo imanuka muri wowe cyane. Iyo ni ya inspiration ivuye kuri mwuka. Kandi ikintu gitangaje kubera ko ibivuye kuri mwuka, wenda turaza kubivugaho nyuma, ariko igira ikintu isiga kubera ko ari inspiration nyine yaje ivuye kuri mwuka. Ni ukuvuga birenze, umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'umubiri, umwuka n'ubugingo. Birenze rero pati y'umubiri, birenze iy'amarangamutima, bikagera ku gice kinini cy'umwuka. Rero bikora ibyo bintu, bikora kuri ako gace kose. Ya inspiration yavuye kuri mwuka ikora kuri bya bice byose. Muri makeya rero inspiration cyangwa se amasoko y'indirimbo zacu akomoka kuri mwuka. Mwuka akaguhishurira mu buryo butandukanye, aciye mu bintu bitandukanye, ariko nyirizina niho inspiration yakagombye guturuka. Yakagombye kubituruka. Yego. Tujya twumva indirimbo usanga umuntu yigarukaho cyane, cyangwa se hari nizo bajya bita ngo nizirimo inyuro. Ugasanga niba n'umuntu wahemukiye ababyeyi be, ashaka kwita bimubwira mu ndirimbo, akabona ntazatanga amafaranga ajye kuri radio ngo bamwakire, ngo avuge ijambo ashaka kuvuga. Ariko natanga indirimbo, ashaka kuzabwira umunyamakuru uti nyabone kuzamfasha uncangire indirimbo, agatambutsa ubutumwa. Iyo kandi gakomeza kwitwa ya gospel, indirimbo ihimbaza Imana. Ko numva uwo muntu abatavomye aho ngaho, ubwo nayo turacyayibara mu ndirimbo ihimbaza Imana. Uwo nguwo abavomahe. Ibyo byo biratandukanye, kubera ko nanone ubuhanzi ni impano. Nshobora kukureba, hanyuma nareba ikibazo dufitanye, navuga nti reka mbishyire mu ndirimbo, azabyumva. Azabyumva. Hari umuntu ugeze kumva yatuye umuntu indirimbo irimo amagambo atari meza, ayimutura ari umwe. Ndasaba indirimbo yitwa runaka gutya, nyituye runaka, nyine agira ngo ayumve. Normal ibyo ngibyo biba bije mu marangamutima yawe. Ushobora gukora texte, ugakora melody, ukajya muri studio ukayikora, ariko ibyo ngibyo ntabwo bifite ya inspiration ikomoka kuri mwuka wera, reka tubivuge gutyo, kuko ibintu byose ni umwuka. Ariko ntabwo bifite inspiration ikomoka kuri mwuka wera. Byavuye nyine mu marangamutima yawe n'icyo ushaka gutanga, kubera ko uri umuhanzi ufite igihangano, cyangwa se uzi guhimba ukabikora. Uyu mwanya umbwiye ngo mpimbe kuri sije runaka, wenda ku mazi meza. Twabonye amazi, nta mazi twari dufite muri quartier, none dukorere igihangano kivuga ko twabonye amazi. Nakandika text, nawe uzi kwandika wayandika, ngashyiramo melody, nkayiririmba. Bitandukanye rero na zazindi turi kuvuga hano. Ariko wenda ngarutse mu murongo turi kuvugaho, ni byiza ko niba nitwa umuririmbyi wa gospel. Gospel bivuga ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo, gospel is Jesus. Gospel bivuga Kristo.
wagombye kuba harimo isano, harimo ihuriro, harimo link yawe n'uwo uvuga, n'uwo ubwira, n'uwo uririmbira, kuko niwe soko yacu. wagombye kuba uvoma muri Kristo. Ndumva binejeje kuko nyine tuyavoma. Yego, amasoko yacu tuyavoma muri Kristo. uwo tuvuga ni naho tuvoma, ni nawe inspiration. Okay. Niwe uwo tuvuga ni nawe tuvoma. Yego. Aha, icyo kintu abantu bacyumve neza kuko bikunze kubaho cyane, ugasanga hari indirimbo zisa, ugasanga nayo yahawe umwanya munini hubwo, cyangwa se bamwe na bamwe bagasanga nibo bayikunze cyane, guhera itangira kugeza isoza ukaburamo Kristo, ukaburamo kuvuga bwa butumwa bwiza, ugasanga rimwe na rimwe arivugaho, yenda ari kwiyamamaza, ntabwo yamamaza aho undi avomamo, cyangwa se ari kugira icyo uwo ashaka kubwiriramo. Ngaruka kuri Paul, uri umuproducer iwanyu muri studio muri gukora izi ndirimbo, ukora indirimbo zihimbaza Imana, za gospel, ujya uhura n'izi cases zo kuba wahura bakazana indirimbo ariko ukaburamo Kristo. Iyo muhuye nabyo nk'abakozi b'Imana, nk'abaproducer bakijijwe mukora indirimbo za gikristo, niyo mujya muhura nabyo mubyitwaramo muti bijya bibaho ubundi? Cyane rwose bibaho kuko kuba tubivuga muri iki gihe nuko birahari, haba mu nsengero wacu dusengera, turazumva mu makorari aziririmba, ndetse n'abahanzi bakaziririmba. Natwe rero muri studio zitugeraho ku buryo hari nabo tugira n'inama, tukababwira tuti duhindure, mugerageze wenda duhindure, niba igitero cya mbere n'icya kabiri byose byavugaga kuri iyo ntego, duhindure wenda icya gatatu muri conclusion, wenda twanzure dushyiremo Imana, dushyiremo Yesu. Nkabara toya indirimbo yanjye please ntuyikoreho. Duhura nabyo rero igihe kinini rwose. Ariko se ngira amatsiko Josue, ubundi kugira ngo umuntu avome muri iyo soko, avome mu indirimbo, bisaba iki? Bisaba kuba yasenze, bisaba ni Imana imutungura, donc bisaba iki kugira ngo making sure ko avomye muri ya soko? Nuko ajya muri Bibiliya byaririmbye byose akabikura muri Bibiliya, donc bisaba iki? Cyangwa se n'uyirebye numvise iyo ndirimbo yabwirwa n'iki ko iyo ndirimbo yaturutse mu isoko yitwa Kristo cyangwa se Imana? Ibintu byose niyo mpamvu twavuze ngo ni inspiration, no guhumekerwa. Bitandukanye no kujya muri Bibiliya ugasoma. Abantu bose basoma ntabwo ari ko bahumekerwa, ntabwo ari ko baba inspire, kuko Bibiliya ni amagambo, ni inyuguti nk'uko nasoma n'ikindi gitabo. Ariko itandukaniro ryacu ni uburyo twahumekewe, nicyo twasigaranye. Rero harimo ibintu by'ingenzi. Icya mbere ni uko ugira umwanya wo kuganira nyine na nyiri soko biciye mu ijambo, kuko niwe jambo, akaguhumekera, akaguhishurira. Kuko urugero dushobora gusoma ijambo rimwe, ariko kwa kundi twarisomye ni rimwe, ariko tugahishurirwa mu buryo butandukanye. Rero icyo nahishuriwe nicyo nkwiye gutanga, icyo nasigaranye. Noneho ndagereka akandi kantu kavuga ngo byahindutse ubuzima. Yahishurirwa ryanjeho ryahindutse ubuzima. Naribuze kubivugaho, ariko reka mbivugeho nonaha. Mu bintu nabonye, I'm sorry kubivuga gutya, ariko baririmbye turirimba ibintu bitahinduye ubuzima bwacu, tugashaka ko bihindura ubuzima bw'abandi. Ariko iyo ndi kuririmba ibintu biri real, byahinduye ubuzima bwanjye, nta kabuza bibasha guhindura n'ubuzima bw'abandi. Doko turirimba turi ibintu tutumva, kuko baririmbye just Yesu ntibihagije, hari icyo yakoze mu buzima bwawe, koko yahinduye ubuzima bwawe. Icya kabiri ni ukugira umwanya uhagije wo gusabana n'Imana, ari byo twita fellowship na Mwuka Wera. Uko tugira wa mwanya wo gusabana na nyiri soko,
mwuka wera agenda arushaho kuguhishurira. noneho hari ikindi mwuka wera azi neza icyo data ashaka, azi neza icyo abantu bashaka. rero araguhishurira, iyo aguhishuriye aguha kumenya icyo Imana ishaka n'icyo abantu bakeneye. Biratangaje cyane ko ushaka kubona turi muri korona abantu bamerewe nabi, ariko kumva umwuka wera mpaye kuririmba amahoro. Kuko mpaye kuririmba amahoro ni ukuvuga nicyo dukeneye. Ntabwo icyo nkeneye wenda icyo nkeneye si ukuririmba covid, icyo nkeneye ni ihumure. Mubwira abantu banjye ibyururutse imitima, ibahumuriza. n'urugero nicyo ashaka ko ndirimba. Niyo mpamvu kumutega amatwi harimo gusoma ijambo ry'Imana, kuko ni cano tuganiriramo na mwuka wera. Harimo umwanya wo gusenga fellowship, harimo no kumwumva ukamutega amatwi, ukumva ko icyakubwira kandi icyakubwira ukagikora. Yego, mbere yuko tuza kwinjira n'uburyo ziririmbwamo turaza kukigira umwanya wacyo, ariko tukiri kuri iyo ngingo ushaka kwita wibaza ngo kujya kubyiga hari ntibikenewe. Donc kwiga no mu ishuri hakuntu bigisha uko bakwiriye kuba bandika indirimbo, bakwiriye kuba bigisha uburyo bazitondeka gutya na gutya, melody n'ibindi. Aho umuntu ntiyatatekereza ngo gusabana n'Imana gusa, kwegera Imana ukibera umunyamasengesho, ugategereza iyo inspiration divine birahagije gusa. Kujya kwiga kubyiga hari ntibinakenewe. Ikindi uhita ubihuza n'iki ngiki, ese aba babigize umwuga, abaririmbyi babigize umwuga, aho ntibashobora, kuko tujya kubona ejo arasohoye indirimbo, n'ejo arayisohoye, ahubwo bwinshi ntibishobora kubamo ikintu cy'akamenyero, hakajya hanivangamo zitari inspiré, donc zitajemo kwaguhumekerwa n'umwuka w'Imana. Uko zisohoka zisukiranya, abantu ntibashobora kugira impungenge, aho mwuka w'Imana akomeza ziba zimuturutseho zose, cyangwa n'iziza zikaba ari quantité sans qualité. Urakoze cyane. Byose Bibiliya yarabivuze. Hari ijambo riri mu urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice byaho ni 14, 14, 15. Haravuga ngo nuko noneho ngire nte, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Amen. Bivuze ngo ubaye inspiré na mwuka wera, araguhishuriye, aguhaye indirimbo, aguhaye melody, aguhaye buri kimwe cyose, ariko akeneye ko hajyamo na bwa buzima bwawe yaguhaye nabwo bwitwa impano. Impano rero niho izira. Niyo mpamvu hagomba kubaho ya inspiration, ariko noneho yamara kuboneka ugashyiramo na bwa bushobozi bwawe bwa muzika. Niyo mpamvu ugomba ntago bisigana, ugomba kuba inspiré. Icyo cyo ndagishimangira. Ugomba kugirana fellowship cyangwa ugomba kugirana ibihe bidasanzwe na nyiri isoko. Warangiza yaguhaye ubumenyi, kandi ikintu cyiza cye no muri bwa bumenyi aragaruka akakwenspira, akomeza kukwenspira. Ni ukuvuga ngewe nzi wenda gukora arrangement, gukora gutondeka ukuntu biri bukurikirane, indirimbo yaje wenda ni kumva hari utundi tuntu nakongeramo kugira ngo biryohe cyane, ya wenda amagambo byari na byinshi kubera ukuntu isoko yazaga ari nyinshi cyane. Nkeneye indirimbo y'iminota 4, kandi ibintu mfite ku rupapuro byafata n'iminota nka 30. Ya rero icyo nkora nyine n'ubundi ndagenda nkabihuza,
nkabihuza muri bwa bwenge, nkabihuza nkavuga ngo kuri radiyo indirimbo yanjye niba ifite iminota 10 ntabwo ba playing iminota 10 indirimbo, nibura ni 5 ikenewe. Hanyuma nkagerageza kuyihina ku buryo bya bintu biri buze kugira ya minota. Ariko impamvu nyiri soko ari mwiza cyane mukunda nuko no muri byo mwuka wera araza akakwinspira akavuga ati noneho wagize muri cya gice cya editing, reka ngufashe no kweditinga, reka nguhe iby'ingenzi cyane uri butange. Ugasanga akantu wenda uri kumva ari keza ariko kumva nanone kakwiye kuvamo. Ni ukuvuga bwa bwenge bwawe burazamo, ariko na bwa bwenge still arakomeza akakwinspira. Ndashimangira ko kugira ubumenyi ni ingenzi. Ni ingenzi kuko biranashoboka ko ubwo bumenyi naba ntanabufite, ariko Leopold akaba afite ubwo bumenyi bwo kubikora bikagenda neza. Nkahita ngenda nkamwegera agahita amfasha kubishyira kuri wa murongo. Yego. Aha mite nanambuka gato kuri Leopold, ubwo mukanya tujya kwindi ngingo y'uburyo izo ndirimbo zikwiriye kuba ziririmbwa. Leopold, ufite ubwo bumenyi wakuye mu ishuri, wakuye aho wigiye, kandi wacyahumekerwamo n'umwuka w'Imana bitewe n'uburyo mukorana n'uwo mwuka, buryo umwegera, kuko twabibonye ko bisanga unabane nawe kugira ngo aguhumekere cyane, ko buryo icyo uhoramo cyane nacyo usa nacyo kikuzura cyane. Niba wihorera mu bindi hanze kugira ngo uzabe inspiré par Dieu biragoye, kandi hari ibindi biguhoramo cyane. Noneho mwebwe muri studio tubariho tugaruka cyane, hari abaza ariko akaza akomeje gukenera ko namwe mu mwagura mu bwo bumenyi, cyangwa hari igihe atsindagira ngo ngewe narahumekewe, ngewe n'indirimbo narayirose, ngewe haje aya magambo ntukoreho, cyangwa nibura namwe hari ukuntu boroha abaririmbyi, cyangwa hari namwe ikindi mwongeraho ku baririmbyi, ku buryo nubwo avuga ngo hari ibyo narose, hari ibyo nabonye, ariko na bwa bumenyi mufite mukaba bihuza bikavamo ikindi kintu gishyashya. Ngira ngo nk'uko Josue wenda yari amaze kubivuga, hari usanga afite iryo hishurirwa nyine, indirimbo yaje arayandika, ya magambo yose araza, ariko ugasanga nyine mu by'ukuri n'uburyo atondetse ubwabyo ugasanga ntabwo bimeze neza. Ugasanga wenda igitero cya mbere nicyo cyagombye kuba icya kabiri, nicyo cyagombye cyangwa kuba icya gatatu. Iyo ari umuntu woroshye n'ubusanzwe, ngira ngo no mu buzima busanzwe hari abantu baba bagoranye kumvikana, hari wenda mvuye gutyo, ariko iyo abaye ari umuntu ukeneye ibitekerezo, ukeneye ko abantu bamufasha tukabihuza, akemera tugahindura, cyangwa se ugasanga na ya melody ubwayo iraho irarambiranye, yego ni bya bitero bitatu, ni ya minota wenda isabwa, ariko ugasanga biri monotoni, birasa byose birisubiramo bisa cyane, ku buryo uri bubyumva ubwumva igitero cya mbere akumva icya kabiri atagira amatsiko yo kumva n'icya gatatu, aravuga ati byose burani kimwe, reka turekeraho. Rero turabikora rwose, turabikora. Ngira ngo wenda mu biganiro byagiye bibanza twagiye tubabwira ko iyo twumva indirimbo yawe ikeneye umutoza, rwose turabibabwira tukakubwira ati iyo ndirimbo yawe banza ushakire umutoza, shakire mwarimu abanze agufashe muyitondeke neza, cyangwa se tukumva wenda mu buhanga bwe, tukumva yaragerageje ibyo afite ashobora kubizana muri studio tukabikorera aho ngaho. Ngira ngo uwo murimo turawukora rwose. Byumvikana ko inspiration kuba yaje ntibivuze ko na bwa buhanga bigomba kugenda tugenda no ku ijambo ry'Imana twaryumvise ko ngomba nzaririmbisha umwuka n'ubwenge, bigomba gusigana, ibintu byombi bibiri, umwuka uze ariko n'ubwenge. Yego. Aha, ubwo tuze twinjira kandi izo ndirimbo zikwiriye kuririmbwa gute, ari naho twari dukomoje izo ndirimbo zahimbwe, zakozwe, zanditswe, zajyanywe muri studio, zirarangiye, zisohotse hanze, zikwiriye kuba ziririmbwa gute kugira ngo zigere kuri wa musaruro gatoya. Sinzi wenda Josue tutarajya kuri iyo ngingo yindi, nashaka gushimangira ahantu
ko ibyo uririmba niba mu by'ukuri bitagukoraho wowe nyir'ubwite ntuzategereze umusaruro mu muntu uri kubiririmbira. Nkunda kubibwira abaririmbyi cyane rwose kuri mikrofone, ndababwira nti niba wumva uri kubwira umuntu imbabazi za Yesu ariko nawe ubwawe utarazakira, witegereza rwose ibintu nibanza bigukoreho hanyuma bigiye gukora ku bandi. Nuko nguko babwira ko connection ukuntu ibintu byacu by'indirimbo bimeze, nuko nubwo tuba tureba abantu turirimbira ariko ntabwo ibyo turirimba bitabigira ku muntu direct. Babwira ko bibanza bikagera ku Mana, hanyuma Imana yo nyir'umwuka wera niyimenya uko iri bubi, ninyo iri uri kuririmbira umuntu waburaye, uri kuririmbira umuntu udafite urubyaro, uri kuririmbira umuntu. Birasaba ko iyo message Imana igira ukuntu yitransform, igira ukuntu ihindura, hanyuma ubasha gutanga umusaruro. Hanyuma barimenya ngo wowe ndakuramo ibyawe, ndakuramo ibyawe, ndakuramo ibyawe. Okay, ubwo haranazamo kandi no kuba urugero rwiza. Niba uvuga ngo nimureke itabi kandi bazi ko ari ukuntu bajya kubona ahantu kugatumura, ubwo urumvikana ko ibyo bintu byawe uri kubisenya. Yego, ubwo n'imbuto nziza zigomba kuzamo.